wese wigeze gukunda ahora yifuza gukundwa ubuziraherezo. Si kenshi buri wese ukunzwe ashyira umutima ku rukundo yahawe ngo aruhe agaciro. Ariko se ni iyihe mpamvu igituma umuntu ata uwo bashakanye mu ntambwe zose ateye amusiga ntiyifuze kugira n'imwe atera isubira inyuma imusanga? Muri uyu mukino ushobora gusanga wenda twarakinnye ubuzima bwawe, gusa byose bigira impamvu, ariko nanone bikagira n'iherezo. Nta kuntu mwana hantu buriya ubutwaye ngo ubunyabwara ariko ahangaha hari gahera ibishyimbo ubundi busanzwe. Ibishyimbo tukazabihinga ahandi handi. Ntacyo reka tubanze turime ibindi tuzabiganiraho tugiye gutera. Uko bimeze ega uri umugore mwiza ndagukunda burya natwe kwitegereza rega umugezi dore ndabona umaze kuboneka. Ihene yijyanye ku isoko. Umugabo agoboka mbabarira. Wabuze iki gituma ujya kuyijyana ku isoko? Usibye umugabo byose akenera wowe wijyana ku isoko, wijyana ku isoko. Umugabo agobokwa nake. Oya mbabarira wijyana ku isoko. Oya njye ihene njyanye ku isoko. Kamba nacyo kamba umwana wanjye yampaye imba kiryoshye ntumbaze kamanze niba ko inzoka yanjye yakubera ewe kamba nacyo wagira kinyari rero kanyara mu muhanda akanyara agenda ika mwana wa nta muntu uri hafi aho ngaho ngo aje mwerekera yewe karame egera hino nkwereke icyo mpereze aho ngaho mwana wa aje ajya ngo ntiyangire ihehera ageze iko mushiki wawe wo nguwo uyu munsi yiriwe hehera ubundi wowe ubona uri umukobwa ubona ndi igiki ubona uburyo abandi bakobwa bameze reba baba wicaye mu muhanda uri kurya ibijumba hari wabona abandi bakobwa urya mbwira njye ntukanyurire ndakwiyamye ibijumba nandi bandi kubirya wowe ntabwo uri umukobwa uri igiporoporo cy'umukobwa ubu nta soni uba ufite uri umukobwa ngakomeza umukobwa ndabireka reba uburyo wicaye ushyatamye uri kurya ibijumba si uwo nta soni ufite nta soni bigutera mwana mbibwiye papa yuko uri kumenyera ujye uba nk'abandi bakobwa ariko abandi bakobwa baba bifunze reba abahugu ngira wabona ubundi umuntu nakomye wari waramubona umva impande niwe wansanze niyicariye hano nimba ndi kurya ibijumba namaze ibyo ntabwo bikureba njye nakubwiye ngo ntukanyurire n'ubu uracyabona uri umukobwa kumva ari sawa wamfashije uyu mukobwa narata uyu ndebye ubona ntari umukobwa mwana ndereba nta muntu w'umukobwa ari ibijumba mu muhanda nyampinga wari wabona umuntu wambaye gutya ko bimeze rero hano umuntu nakomye njye nimukamenyere ujye mumva no hejuru burya yicara ari kurya ibijumba nta soni biba bifite reka none y'ihene yawe noneho nyishyira aha ngaha mbe nyiziritse aha ngaha
none umbwira uburyo ngaho noneho ngaho mbwira ihene yawe nahigarura ngaho noneho umugore wanjye ngaho mbwira impamvu naba amaze imyaka 15 nta kana na kamwe mbonye abandi bose twashakira imwe barabyaye abana bafite abana ngaho mbwira iyo mpamvu mugabo wanjye ninjye nishimiye kuba wanabyara rwose nanjye birambabaza iyo nteka ibiryo nkabimena nukuri abo tungana babyaye inshuro 5 sinjye Mana itanga urubyaro ihangane mugabo wanjye tuzabyara nukuri dutegereje Imana izaduha urubyaro nta mpamvu nimwe yatuma ngiye ntajyana ihene yanjye ku isoko dore uri umudamu umeze urarya ibishyimbo by'ibigugu abandi hano mu giti barabibuze ngiye ihene yanjye ngiye ndayijyana n'ubundi nta kabuza ko gutuma ngiye ntajyana ihene yanjye Kata brongo wewe. Akareka ntabwo narebejwe mu muhanda nkawe. Basa kajigwanaguriye. Akareka ntabwo nabijya. Karo naboze. Yebyo mbanjitayeho. Icyaro. Wagiye ugabanyirayo. Kise ni igiki? Hirari. Abandi bakobwa. Hirari. Birari Ikura bamba. Hirari no kwambara kuri yasi. Kanyine twitambikira tuzi. Bamungira njya kwirebera n'imvuge ni Shagoma n'ibijumba bya n'umundi twebwe turigende. Iyo kiva hano abasore bahita bahuza baje kumureba wagira ngo ni farumasi baje gutoramo ibinini. Bagenzwa n'iki mu rugo iwanjye Niwe baba baje kureba uri kumva hari ubundi se. mumpamagarira zanga Kere urozi ngo mu rugo iwanjye bahagire nko muri farumasi wewe Mutoni baza kwicingira muto niko satari kwito niko Mutoni we igira hino ngaho kazana uruhindu we hano nkahwereka kwina hano niko Muto kuba ryari mu rugo iwanjye ahangaha hariho habera inteko y'abahungu ngaho ngo buri uko ngeze ngo negereye mu gasantire inama iterana iwanjye. Ariko papa ngiye utambwira ngo ni nge mwavuga utambwira papa sindo umukobwa wawe ni nge mwavuga ibyo bintu byose. Mwana wanjye rero uba mubwire iyi nzu ni iyanjye uru rugo ni urwanjye. Papa nukuri ko Imana ndakakubura pe ngewe ibundi se araje kukubwira ibiki urozi ngo mu rugo iwanjye ariho hajya habera inteko y'abahungu uramuka utwaye nda mu rugo iwanjye uzajyana na nyoko. Ariko se papa reka mubwire ngereba n'isozi mwanjuzi isozi y'ubunyobwa yose nayo ntatetse yose. Baba masho genda wererwa genda. Papa wundi gerekana nakubwira uzi ibintu yererwa akora. Ibyo ni ibice umuhungu wanjye uzi ibintu yererwa akora ibice. Ako papa gereka mubwire suzi ko ndi umukobwa wa sujya unanyizera. Ndagukunda mwana wanjye ariko dore ugiye kumbera ikirombo. Buriya nagendesha angurumogi ukamurumogi mungu wanjye angurumogi angurumogi kuva ryari ucira inkonda nukura angurumogi wahora neki mwana wanjye umva nkubwire ahubwo papa ari ikintu nshaka kukubaza ni igiki mwana wanjye y'abana bo kwa mukazanure banutse bakora iki mwana wanjye ngo ntago ndi umukobwa ngo ndiranga ibijumba ko mu muhanda ngo ntago ndi umukobwa da mwana wanjye imyaka iranjyanye burya hakuru wariye wihorera. Ariko papa hari ikintu nari nibagiwe kukubaza. Turi kumwe hari umukobwa watambutse yambaye akantu kageza ahangaha noneho umuhungu uriya muhungu wo kwa mukazanura aramureba noneho hari undi muhungu warundi inyuma urumva inyuma aramureba amurebye ahita amubwira ngo ngo wa muhungu ugira irari ratapa irari ni iki dore banza umuhiremo aho ngaho mubwire pa ratambwira irari ni iki nde muzerwa rukamba ninde muzerwa bukambo ujya wumva we icyo gikamba cyakira ugica pe uyu muhungu nawe wagira kinyare kiryoha cyahe nyine mbwira irari ni iki irari rero irari ni ikintu umuntu abona
akaba atari bubashe kugiha mwana wanjye ukakirakirikira kikakubamo kikakumunga. Icyo nicyo bita irari. Irari naryo bararitwita mwana wawe. Kuki? Irari riratwitwa. Ariko papa uziko nayo nibagiye kukubwira. Mbwira rero mwana wanjye kagira inkuru gira amata. Uko asigaye atereta we. Reka. Seriyo asigaye atereta abakobwa umva. Imyaka ibaye 18 umuhungu wanjye yarambere kase matamu. Uramushyigikiye? Neze papa njye mama njyane kugeza aho umushyigikiye ntabwo njyewe. Akira fata Janira ndebe hara ku muryango mwana wanjye. Ntukajye unanyiyishira sikwa. Janira ku muryango aho ngaho ndaje mwana wanjye reka nzi. Ukina hano genda hari. Komeza. Madam, cha. Wa muyima tuvuye guhinga. Nituteze imifuka 5. Shabimbamo. Uwo mudugudu zabangiye oto. Cyane. Umva imodoka yuzuye. N'eshanu wenda tukapanga mu nzu. Umva abana bakarya abantu b'abaturage bakaza tukasabana. Mwaka twaragakoze. Nakoze akazi. Dushaka kuzeza. Noneho biba bigoye. Iki nzabibika. Ive. Ndahano. Ive. Cyo gutwara ifuka soko. Urumva kandi mbabare uhute. Ntutindeyo. Ugiye kugera mu cyumba ufate inota y'igihumbi hari ugenda ugura insu y'akawunga. Urumva? Hanyuma utebuke kandi ngene ubwiye muri umuna Olivier nawe aze mutume. Yego. Olivier, ifite utudomora tubiri tumubasha. Ugende ku mugezi uzana amazi urahahura na mukuru wawe nawe ari kuva ku gasoko kugira ngo tugire dutera kwanga yo kumwana. Bonde Mutoni ari he? Mutoni we. Mutoni arahari mu nzu. Baba bari kwerukira mu isafuriya nanjye nagenda. Amasaha bagiye umunsi bucike. Baba Niko muto. Tanegesheje arabaka zaruhendo. Cyanga nkurebe. Ariko se mugabo wanjye. Ibi bintu uzabitumura ugeze jya. Mama. Dore ngaho iminsi baye. Mama urayizi ndagiye. Ugiye he? Mama uyu munsi hari umuntu ngiye gutereta ubu ndagiye. Urajya. Uti mwana we. Utereta. Utereta ute? Ngiye gutereta. Uteresa ute? Niko hari ibyo gutereta. Niko mukambaso. Ndakumva mugabo wanjye. Wandekere umwana agatereta. Ateresa ate umwana. Ndekere umwana aterete. Akira baba. Mwana wanjye genda. Oyakirira igishiri. Genda wereka kurungu wa mutama. Uruhinja uriya ntago ari umwana. Ndetse kubyarasha. Uyu mwanya. Genda wereka kandi ndashaka kubyara fura yanjye mwana wanjye. Papa undi giye kutagivugira. Kuza mu gihe. Wamundekere umwana aterete. Nigira mananiza bara. Mwana wanjye agiye kugira ikintu yibonera. Agiye kugira ikintu yimarira mwana wanjye. Ba maso nawe genda. Uriya mwana. Ba maso. Ba maso mugenda. Mukobwa aramukandanisha inyendara mu rugo iwanjye nge ndabirukana. Umukobwa wacu ugira amata n'imfura. Kumvire mu nzu mugenda cyabe nyendara ari wowe ari umukobwa wanjye mwese mwarananiye. Uriya mukobwa wanjye ni umwana mwiza cyane. Murayisohokamo. Oya. Turarengana regesherere. Uyu ni umuco. Nuko cyazimye ariko umukobwa waza nterera hano hasi jewe. Nuko umuhinze. Yakudonegishira mu gikoni haraniwe tabi. Yehute se agasuzuguro ndakarambe mu rugo iwanjye ngewe. Ure mote. Nijya mutama nyamara ndabahagarariye aha ngaha muri kano gace da. Mwana, ujya kuvuga ko dufite n'umwana mutoya mu rugo. Mbereza n'inkwara igishirira. Ujya kuvuga ko dufite n'umwana mutoya mu rugo. Iby'ibyotsi bimutera indwara. Dore kimba kiransokagura censokagura. Ndi umwana mutoya. Ibintu by'itabi rwose ntabwo ari byiza muri uru rugo kubera ko dufite umwana muto.
ufite n'abakobwa bakiri abajyambere mu rugo cyangwa umwana wanjye akanzanira muraho neza ye nkazitana muraho neza mwana wa muraho namahoro gira inka n'abana mwana wanjye iwanyu imvura iragwa akavura karagwa muze dore natwe ahangaha tumaze iminsi tuyibonye gira amata mukobwa wawe gira amata mama njye nahere nk'ubyafu iryo zina gira amata mwamimbye narishaka gira amata mukobwa wanjye jya wubaha umukobwa wanjye yitwa Mutoni wumvira genda uzanire se ibijumba hariya mu nzu genda umuzanire ibijumba genda umuzanire ibijumba nanga imbwa nkabura uko ngira nkanga imbwa we nkabura nazo ibijumba nk'umuntu wihaye ko muze ibijumba se buracyabibasha ni ukubura uko ngira nta musaza ufite umukwe nkanjye wiyubashye urya ibijumba ahubwo ko mujyane tujye kugura agacupa bana banjye n'icyaka kiba cyakwishe nagirwa nawe ubanye muri uru rugo tebuka tugendere ga ufite umukwe bakira mu mugongo ufite umukwe rwose bakiranzagota mwana wanjye ibintu birahari ufite umukwe ndahari rega muhamaye umukobwa wawe mwiza ni gute wahanywa amazi warya ibijumba kandi mari oya mazi sinkayangaya ngo njye mutama narihaye mutama oya tugendere hariya ku gasanzwe oya ndijyana ndekura tugende mwana wanjye madamu ariko se rwose mva mubwire ihangane uyu munsi wose uri kujya akazi hariya mu murima ni kenshi tujya guterana ibishyimbo ihangane nusiba umunsi umwe nta kintu biri bugutware akazi mfite muri ofisi ukuntu ariko se kangana akazi hari dokima naratunganya hari ibyo ngomba kohereza abansabye ndabyumva ariko nanjye ngirira impuhwe vayo umfashe umunsi umwe ntabwo bikwicira akazi ihangane n'uyu munsi wonyine tugende fata abakozi dutere birangire oyihangane oyihangane tebuka ahubwo gira vuba hanyuma ukuremo duze tugenda mu murima tebuka tebuka rwose ihangane tebuka ariko ntagusiga tebuka ugenda n'umugizi n'uwakare naje tugende nta n'agatenge oya nkazanyemo hano ndagakira reka dukinge tugende kuri kunsiga bagenda rwose ubwo turi kumwe umva ya buri mazi tugomba kuhananiza kujya mu marato ako si ubundi abantu bahangaha ubundi ubu batanga serivisi gute kuba umugore wanjye atabyara ntabwo bizambuza kurya udutungo twanjye twahariya mu rugo turya kuko n'ubundi abana se mfite hariya nta rwose ibingibi ngewe bimaze kungera ahangaha rwose nzatunywera rwose turiya dutungo nzaturya ahubwo nzatumara n'ubundi nta kintu ntacyo mbikira nta n'uwo neganyiriza nta bindi nzajya ninywera aka kantu n'ubundi nzatunywera dushire rwose mwaraye muri salo mwaramutse bana ba ubwo murareba gute mwaraye muri filime Peter boy
Gateye ko kubyukira muri filime murumva ari byo mwebwe siko mwariraye oya ntabwo bikwiye nta mwana wo kubyukira muri filime nta mwana wo kubyukira muri filime atafashe ikayi cyangwa nta n'akarima akoze ese ubwo ejo mwazigeza kuki mubyuka mujya muri filime ubwo murumva ari byo koko ntabwo ari byo bana banjye sibyo ntabwo ari byo ngaho muhaguruke muze tugende mujye gufata icyayi siko mwaraye mudasinziriye ahari boyi ntabwo ushonje se ntabwo ushonje gahungu kanjye mwana wanjye rero ndiye muzehe mutama urange wo mukobwa wanjye urumva mwana wanjye gira amata uzamurinda amazi urumva oya wo muramuze wicare ndarihaye ya mwana wanjye gira amata yego muze ndakumva rwose uzamurinda amazi urumva mwana wanjye yabirutsamo amata neza rwose yabirutsamo amata uruge wanjye ntiyigezamo amazi erega ndakumva muzehe nanjye wanjye urabizi nta kintu yahabura iwanjye birahari inka zirahari amatara anywa nta kintu azabura kugeza amagingo aya ngaya mwana wawe utabizana ukiretse ahubwo tugiye fata ejo nawe uje kuva kare wagira yakenyara rero kanyara aragenda kiwe kitabi hano ni mu kabari kiyubashye nandi bw'amataba yemwe ahubwo reka tubwire hano ubugano sabwe ubugano naje boss samani kidogo ebuka magambo make tu salama mzee salama uraho neza mwana atuzana kametika konje karibu konje kari musaza ni musaza mugiru baba rumujije imbandure oya muze ahangaha ntabwo ibyo bibamo yetse ntabwo ahubwo ntibakuzanire rwose gakonje k'umusaza reka nyaragase gira vuba birenge ubundi muze mwana wanjye rero kare umuryoherwa ubwo mwana nakumva muze iyi ni inzoga cyangwa ni amazi iyi ni inzoga muze iyi ni inzoga y'abasirimu reka ariko nimba reka nyanga oya ni inzoga ntabwo uyibona muze ni inzoga inywebwa n'abasirimu reka ufite umukwe w'umusirimu nawe niyo mpamvu nakuzanye ahantu nkaho ubona hasobanutse urareba ibintu byose birahari reka ngerageze no soma wumve inzoga rwose wumve inzoga imeze neza inzoga uguruwe n'umuntu igera ku nyota rwose reka umusaza wambyariye umugore ntabwo namusondeka rwose inyibuka kera nanjye nkiri muri iyo myaka yawe zira ko yagiye ageze kure kabisa ahubwo reka nihamagarire umwana ujye ungiza iyo yagiye umusonga gayabona se alo bimeze bite se baramutse se okay sha yagiye mu kazi ubu noneho ushaka waza kabisa uyu munsi ninjye nawe umva tebuka kabisa nayo nanagukumbuye tebuka twenjoyinga umusozi sawa ndi mu rugo sawa amutegereze uzi ko ari saturisi uriya muhinzi namuhenze pe namuhenze burya amafaranga namuhaye n'abiri hari ibijumba hari amateke namwe bita bwayisi ahari ni bwayisi di ziko ari bwayisi ni umwimerere yewe mbega amateke nayo tandika hano n'ibijumba nabyo n'imyumbati tandika ukwayo ubu umufungo ni magana ayo ziko ari n'ibya saturisi ko ni byiza wa birakomeye gera bimwe bahinga higirira mu kiyogomo utambitse ariko uyu muhinzi namuhenze pe rega ngo ndamuhinga
ibijumba dore hano ni 500 ni nk'ubuntu 500 kandi ndongeza ndakongeza ntabwo ari gusa n'amateke ni 500 n'imyumbati ni 500 abaguzi n'abasabyi bose barenze mukiri kugira udahashye mukiriya wanjye urimo ndagaruka ariko mukiri no kuri telefone ndayafata nta kibazo mukiri ariko ubunguriye ubutaha uzagaruke karibu kiriya ko nashakaga ibijumba nangahe ibijumba ni 500 yonyine kuri guhenda oya ndahenda kiriya dore ndanongeza pe nigira umufungo mwiza dore kwiranye n'umuntu umusore nka nguyu do 500 yonyine ibijumba ni byiza n'ibyandi by'ubwoko bwa saturisi ni byiza cyane yewe urakoze maze muza kuryoherwa oya gahunda nukongeza poromosiyo hano abaguzi n'abasabyi wambaye iki kwakagira neza kwa bakunda abantu karibu kiriya hano imineke yo imineke ntayirimo pe imineke ntayirimo uyu munsi ni ibicuruzwa nagize ariko n'imineke njya nyigira uzagaruke mukiri uzagaruke nta ribi karibu abaguzi n'abasabyi hano kwakagira neza kwambaye iki kwa mukunda abantu ni nk'ubuntu hano ibyo badikari nabyimuriye hano muze muhahe ni poromosiyo hano ni poromosiyo mbese wambaye neza gusa wambaye neza ni kare bari kuri sa nano se kari wawe hari ikibazo none ndumamagana n'amasara karame muraho amakuru ni meza byagenze bite se kandi none reka dore uruwiri wawe abandi bakore wagira ngo ntabwo umugore uwo mugore hano mu rugo rwawe utavugana dore undi wawe yinjiye mu ndi mukobwa reka ibyo bintu umugabo wanjye ntabwo yabikora have hano nimba ari mushiki wawe nimba ari mukuru wawe ntawamenya hase komeruka abagore aribo bagira amagambo byavuyeho iby'abagabo noneho nabo kugira amagambo ibyo bintu umutware wanjye kuko yabikora uyu umugabo wanjye amasaha ntari mu murima ara uruzi ngararisha oya nyamara uzagerageza uzimo amahirwe uze wirebere uzasanga ibyo umubwira ari impamo dore narindi mu kazi reka nikorera akazi ayo ni amatiku y'abaturanyi ubwo ntabwo mushaka ko twubaka mu kazi ubwo ngubwo ari umunsi abantu nabo baba bafite amagambo ukawanjye ntabwo navuye mu gagiye mu kazi baba baravuze ababyeyi ariko si ibintu akibona si uburo barampamagara bakampa mesaje ngo umugabo akubwira ibintu ntibishobora kuba ari byo ushobora kuba nanjye nararindagiye ntazi ikijya imbere wanjye akora ikanzu umunsi umwe nzamubeshye ko ngiye mu kazi undi ari amasaha mpita nsubira inyuma icyo gihe ndebe kuko mba bataba bambeshye abaturanyi bataba bashaka kunsenyera urugo iyo niyo gahunda kuko ibi bintu ntabwo ari sawa ntabwo byoroshye buri gihe umugabo ntabwo ari sawa kano kantu kanyana sibi ni ibitotsira kanya umwana ra kanya byuka ariko ujye umenya ko hakeye wa mukobwa ako ngaho ndebera kweri mwami Yesu kanyana umwana waraye ijoro
wabonye igihe nataye mama nawe mba ndaje umva byumva ujya gufata ifunguro rya mu gitondo mama mbabarira rwose nawe abana b'iki gihe batacyumvira n'ababyeyi ndaje mama ndaje byuka ujya gufata ifunguro rya mu gitondo ngaho ngwino ndaje tebuka ariko dore bagenzi bawe bagezeyo umukecuru nawe mama we mama we ndanyumvishe n'inzoga narayemo mu cyumba cyanjye cyabaye arijijishije ariko arabyumvishe mwana we none imbaraga nifite ibyaye byaho ariko mwana wanjye rero ndagira ngo ume kaga muno kanjye ndumva icyo mu nda inzoka iranze imereye nabi iragoye cyane no kagakono abasaza inzoka ibikomyeho mwana wanjye rero buriya ukoresheje urukundo ngiriye mu kanya oya ibintu biriho reka tumwe baguhe n'izindi tumwe erega ndagukunda akantu rero iyo nkabonye mwana wanjye banome inzoka yanjye iguwe neza mu mutima bitewe n'urukundo buriya unyeretse ndagukunda cyane urantunguye cyane ya sambu yanjye iri ku muhanda ari hirya hano wanjye ndayiguhaye ko n'umukobwa wanjye uzabyare hungu na kose uhereye umunsi ejo urebe umusandire wawe ugende witere imbago ureba hano cyane wakoze muze ndashimye rwose mwana wanjye rwose kera twaragabananaga tukagabirana inka ndayiguhaye mwana wanjye muzagire umugisha kandi bana ni ukuri rwose muzagire umugisha bana banjye n'aka kantu rero mwana wanjye usigare wiyamba ahangaha ntabwo nishobore umugore wanjye mfite hariya uragira muze niko ntarafite umugore wanjye umwana wanjye yazananera ibintu by'imigeri banakina iyo bayitsinda ngenda tashe nsanze rufunguye mana yanjye wanjye ntabwo yagiye mu murima kuko ndabona na telefone ziri hano n'ibintu bye byose biri hano yewe mutware sheri karame sheri byuka dore nagarutse mu kazi ntabwo twakoze uyu munsi baduhaye konji nari narabyibagiwe ko babitubwira nari nagiye mu kazi nari mfite amavunane nari mbaye nsubiye mu buriri gato ntabwo wagiye mu murimo uyu munsi byakugendekeye bite se kandi ngaho ngwino dore dusangire icyayi cya mu gitondo ndakeka nawe utari wakagifata se sheri nawe umva buri munsi naniwe aya mavunane numvaga mpita niryamira nanjye nari mvuye mu kazi mpitana akagati hariya bareka nzi nyine dusangire ibya mu gitondo baba babaha dore kenshi nyine ndagenda dusangire ibya mu gitondo ndabareka nza noneho uyu munsi dore ko waduhaye konje ndabade imana ishimwe izo konje zanyu zitunganye za se ntabwo wishimye ko waduhaye konje ndaje dusangire icyayi najyaga ngenda nkagusiga tudasangiye ariko nizeye ko noneho wishimye izo konje zitunguranye ok ntacyo reka njye gukuramo imyenda tujye mu mirimo basi reka nyikuzanire ariko oya ko iki se reka muzane kandi umugabo wawe ngo mbere gwa keya umugabo wanjye yahindutse ryari reka ngo keya muzanire imyenda mu cyumba keya reka ndagukunda kanjye njya kuzanira imyenda asurajya reka muzanire imyenda reka nigire oya reka muzanire
gira amata zana icyayi hano. Bumbatirwa n'umukizo ukunda. Mwaramutse neza. Mukobwa ugiye oya garuka hano tugiye gufata icyayi kubera ko ntabwo wagenda tugiye gufata icyo kurya ntabwo ubizi. Ngaho senga tubahe Imana ubundi dufate ibya mu gitondo. Mana tugushimira ko waturinze ukatwegera ukaba twabyutse kutunga umwuka w'abazima. Mushimwe mwamuhimbazwe mwamangiye adatumenya amafunguro amerera uyezu yatunganye umwana mu izina rya Yesu natwe tugiye kuyafata tugishyira abantu mu mubiri wacu mu izina rya Yesu bakomezwa natwe mu izina rya Yesu. ase gutumbuza kujya mu cyumba ubundi ngiye mugabo wawe ego barayisi n'ijuru noneho dore akatari kunyara babimbwira mbyanga biko madamu sohokera gira vuba sohoka ariko nari mbizi n'ubundi nta konje yari yabaye ugaragira ndebe ibintu abaturanyi b'urwo bambwiye ko ari byo nanjye njyaho nkavuga ngo umugabo wanjye ni igitangaza kumbe ni ibyo nkorera yakumira kuko mwana yanjye yewe niba ushoboye kuba muri u Rwanda mugabo kanisubire mu kazi nushaka umuhamagara agaruke bongere musubire mu byo mwari murimo nta n'umwe. Ako muko ugira umwana ndebera ibi bintu byose biba biraha nta gahunda nta kindebera umwanda wose uba wiri gukora ikintu byose ni umwanda mazi umena gutyo harya ngo nuko ari kwa pasiteri ariko mabuja ni ukubogerezamo hano oya ufata ibase ukoza ntabwo umuntu yo ariko umwanda uri hano urajorora muko ari harya ngo nigira amata ariko gira amata we ariko se ngaho ndebera nawe ibintu byose nta kintu ariko se ngaho imiriro murangiza ngaho iki ariko muri mwanya buri sekonda mabuja ubundi wanyu waturutse mu gihe cyawe ntabwo uyobewe ko bogereza hano ariko se muko oya ntabwo ibintu bya gasipiyaje mbishaka muri ubu rugo oya nakugasipiya guhana oya kandi se kandi nyine winsubirikanyamo soni maze wagira ngo nta n'uburere baba bafite korenda kubaha pe ahubwo nuko nyine ubutari kubyumva neza nta mazi menshi nakoresheje harya ngo nuko ari kwa pasitori ntabwo uwo mwanda gushaka nuko gukasipiya ntabwo kandi ubyumve neza ntabwo bikeneye ariko mwana uzantabara ryariko guhora ntukwa koko siko kuzantabara ryari ko nzi ko nakwizeye ibi nibyo unyitura koko mwana ugomba kuntabara kuko birakabije pe ariko madamu ko tubana muri iyi nzu ko nta wundi umugore mfite hano muri iyi nzu bambwira n'akantu wenda wibagiye kumvira koko keza pe ko ibyanjye byose ahantu hose nagiye niba ko nabikubwiye byose nta kantu basi wasigaje utamviye koko nuko ntacyo nawe naraguhishe pe niba hari ikintu nzi nawe naraguhishe nusugi bwanjye kandi nabyo warabyiboneye ko nta wundi muntu narinzi niwe wenyine rero cyokoze nta kintu kimwe n'icyo naba naraguhishe naracyihariye kandi siko n'Imana yambabariye ariko nawe ndabizi neza ko uzahora kurankunda nicyo nashakaga nambiye aka kantu wambishe nakari nase muganga icyo kintu ndumukanyikubwiye urakimbabara koko kirandemereye umutima wanjye kandi nanjye nahoze numva kukikubwira ariko nyine sinzi ko wabyakira sundi ubu ngubu waretse tukakihurira kuko uri kose mu buzima bwawe atari kwiza wabimbiye nta kibazo nta kintu ntakubabaye mu buzima ibintu byose nakubabaye pe papa ye ikintu ngiye kubwira kiraremereye pe sinzi ko ubu cyakira
njye wishe ababyeyi bawe